Bereavement bivuga uburyo umuntu aba ari mu bihe byo kubura w'ingenzi cyane mu buzima bwe, akenshi byerekezwa ku gihe gikurikiraho nyuma yo kubura uwo wakundaga mbese apfuye, aho amarangamutima aba akomeye cyane. Iki gihe ni icy'ibyiyumvo bikomeye cyane by'agahinda n'umubabaro mwinshi. Ndabasuje kandi baha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu bice twahariye kuvuga nyine n'ubundi ku by'ubuzima bwo mu mutwe hano kuri M250 TV. Uno munsi wa none tugiye kurebera hamwe byinshi ku ngingo yitwa bereavement. Njyewe bakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist. Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Iri jambo rimwe na rimwe rikoreshwa risobanura kubabara cyangwa se nyine gushyingura. Uburyo abantu babamo muri iki gihe biba bitandukanye cyane kuri buri wese. Nubwo bereavement akenshi ijyanye n'urupfu, ishobora no guterwa n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Ishobora no guterwa no gutakaza cyangwa se kubura ikindi kintu gikomeye mu buzima busanzwe. Nk'urugero, gutandukana n'umuntu w'ingenzi cyangwa se nyine impinduka zikomeye mu buzima bw'umuntu, nabyo bishobora guteza izi ngaruka. Kugira ngo tubyumve neza, reka mbagezeho bimwe mu bimenyetso bya bereavement cyangwa se nyine ibihe by'agahinda agaterwa no kubura umuntu cyangwa se ikindi kintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu. Mu bihe byo kubura uw'ingenzi, abantu bashobora kugira ibimenyetso byinshi bitandukanye, birimo kumva uburibwe bw'umutima cyangwa se nyine kutumva neza ibyabaye, mbese n'ibyo benshi bita shock. Kwigunga kandi ndetse no kutamenya icyo gukora nabyo ni ikindi kimenyetso. Kwicuza ndetse no kwishyiraho icyaha ku byabaye. Agahinda gakomeye ndetse no kurira cyane. Indwara y'agahinda gakabije nayo ikunze guhita yihutiraho cyane ku bantu bari muri ibi bihe bikomeye. Kugira uburakari, impinduka mu mirire, kudasinzira neza ndetse no kudashobora kwibanda ku byo ukora, byose ni bimwe mu bimenyetso biranga ibi bihe bikomeye bya bereavement. Reka turebere hamwe uburyo bwo kwemeza cyangwa se nyine gupima ko umuntu runaka ashobora kuba ari muri ibi bihe bigoye. Nubwo ibi bihe bya bereavement ari igisubizo gisanzwe ku buryo bwo kubura w'ingenzi cyane mu buzima, si indwara ibarirwa mu gitabo cya DSM-5 cyangwa se Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Iki kikaba ari igitabo cyifashishwa mu gusobanura ndetse no mu gusuzuma indwara zigiye zitandukanye zo mu mutwe. Ariko kandi nubwo koko bereavement itabarizwa muri iki gitabo, bishobora gutuma havuka izindi ndwara nk'agahinda gakabije cyangwa se nyine guhangayika. DSM-5 cya gitabo nari mbabwiye haruguru yakuyemo bereavement ari byo bizwi nka bereavement exclusion. Yerekana ko nubwo bereavement n'agahinda gakabije bitandukanye, byombi bishobora kubaho icyarimwe. Reka turebere hamwe ibintu bikurura bereavement cyangwa se nyine uku gushavura. Kubura k'umuntu w'ingenzi cyangwa se impinduka zikomeye cyane mu buzima nibyo akenshi biteza bereavement cyangwa se nyine ibi bihe by'agahinda gakabije, kwigunga ndetse no gushavura. Bimwe mu bishobora gutuma umuntu ajya muri ibi bihe harimo urupfu nyine rw'umuntu ukomeye cyane mu buzima w'ingenzi, mbese mu buzima bw'umuntu. Gukoresha igihe cyo gutegura ibijyanye no gushyingura cyangwa se nyine guhangana n'ibibazo by'amafaranga, byose bishobora kongera uburemere bw'aka gahinda. Harimo kandi gutegereza urupfu. Ibi bihe nabyo ni ibihe biba bigoye ubirimo, aho umuntu aba yiteguye gutakaza umukunzi we cyangwa se nyine inshuti igihe bari mu minsi yabo ya nyuma. Harimo kandi gupfusha inyamaswa ku bazikunda cyangwa se nyine itunga umuntu yakundaga, kuko nabyo bishobora gutera agahinda gakomeye. Hazamo kandi gukurwamo inda cyangwa se nyine kubura umwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi ngibi bishobora gusiga umubyeyi ari mu bihe bikomeye cyane byo gushavura ndetse no kwicuza. Hari igihe abantu badashobora kwerura amarangamutima yabo kubera imico y'ubuzima bw'imiryango cyangwa se nyine ibitekerezo rusange bishingiye mu myumvire isanzwe iriho. Ibi ngibi rero bigenda uko benshi baca muri ibi bihe. Reka turebere hamwe noneho ubwoko bwa bereavement cyangwa se nyine ibi bihe bigoye by'agahinda gaterwa no kubura umuntu w'ingenzi mu buzima. Hari ukubura uwawe bisanzwe cyangwa se bizwi nka normal bereavement. Akenshi bigaragara mu byiciro bigera kuri 5. Hari ukwihakana.
umuntu ahangaha atangira yanga kwemera ukuri kw'ibyabaye, hakurikiraho ibihe by'uburakari. Ahangaha umuntu atangira kubabara ndetse no kwerekana uburakari bukomeye cyane ku bandi cyangwa se nyine ku gihe bitewe n'ibyabaye nyine. Icyiciro cya gatatu ni ukumvikana, ibizwi nka bargaining mu ndimi nyine z'amahanga, gushaka uko yahindura ibyabaye akoresheje ukwemera cyangwa se nyine ibitekerezo by'akataraboneka bye. Ahangaha aba atangiye gusa nk'uwakira ibyabaye. Hazamo kandi igihe cy'agahinda gikurikira iki gihe cya bargaining. Ahangaha umuntu asubira mu bitekerezo by'umubabaro ukabije ndetse kandi akihugiraho cyane. Igice cya nyuma ni ukwakira ibyabaye, acceptance. Ahangaha nibwo yemera ibyabaye nubwo biba bikomeye cyane. Umubabaro ukomeye cyangwa se complicated grief, ahangaha abantu bamwe bashobora gukomeza kugira ububabare bukomeye igihe kirekire ntibabe bashobora gusubira mu buzima busanzwe. Ahangaha byitwa ko biba byatangiye kuvamo ibibazo bikomeye. Muri make, kubabara cyangwa se kubabazwa nuko wabuze uwawe wakundaga ubusanzwe ni ibintu bisanzwe. Ni nayo mpamvu twabyise normal bereavement. Ariko iyo byageze hano biba complicated grief, ahangaha biba byatangiye gukomera ndetse bishobora kuba byavamo n'uburwayi bushobora kwangiriza umuntu cyangwa se nyine bukangiza imibereho isanzwe yari asanzwe abamo. Nubwo bimeze gutyo, hari ubuvuzi ndetse n'inama zo kwigobotora aka gahinda. Uburyo bwo kwita ku bantu barimo kubabara bushobora kugerwaho binyuze muri ubu buryo. Harimo kuganira n'abaganga b'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, hakazamo gufasha umuntu kumva nyine amarangamutima ye. Hazamo kandi kuvura hifashishijwe ubundi buryo bw'ibiganiro nk'ubuzwi nka cognitive behavior therapy nyine, ari nabwo bwifashishwa n'inzobere zabugenewe ku kwita ku buzima bwo mu mutwe. Hazamo kandi ibiganiro byo mu matsinda, mbese amatsinda y'inkunga. Ahangaha ni ukwihuza n'abandi bantu banyuze mu bihe nk'ibyawe. Ndimo ngana ku musozo, ibi bihe by'agahinda cyangwa se nyine bereavement ni igisubizo gisanzwe ku gihombo umuntu ahura nacyo mu buzima, mbese kubura uwo yakundaga cyangwa ikindi kintu cy'ingenzi mu buzima bwe. Gusa kugerageza gushaka inkunga, kwita ku buzima bw'umubiri ndetse n'umutima ndetse no gushimira uwagiye bishobora gufasha uwo ari we wese uri guca muri ibi bihe gukomeza kubaka ubuzima bwe ndetse no kugira ubuzima bwiza. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Nimba wagikunze kora like, kora subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu byo tubategurira byose ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Ndakwibutsa ko kandi tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Ubaye ukeneye ubufasha ushobora kutwandikira cyangwa se nyine ukaduhamagara unyuze muri adresse tuba twashyize aho munsi muri description. Ikiganiro cyo nakagaruka, njye bibakusanyije kandi wanabibagezagaho. Ndi Muhire Psychologist. Naho ubutaha mu kindi kiganiro.